nabaga mu nzu ifite 4/5 yubakishijwe imigano. Nabwo imigano yari isakajwe imigano, ngiye nagiye kwiba muri pariki. Abwiza ukuri ibi mvuga mu mudugudu Baranzi, mu kagari Baranzi, akarere Baranzi, ndavuga ibintu by'ukuri byumvikana. Nyakubahwa aho nitwa Senyumva Eric, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kamiro, akagari ka Gasizi, murenge wa Mukamira. Navutse ku itariki ya mbere z'ukwa 12 1980. Mu by'ukuri nyakubahwa chairman, navukiye mu muryango uciriritse. Nisanze nsanga umubyeyi wanje akora umwuga w'ubuhigi. Ubwo byarangiye nanje mbaye umuhigi, nabutangiye mfite imyaka 7. Nyakubahwa chairman, nagira ngo nkugezeho ibyo nagezeho kubera imiyoborere yawe myiza. Aka kanya ni amahirwe ntapfa kubona n'uwari we wese. Ngize amahirwe nyuma yaho ubwo naje binyujije kuri RDB yaje kudutoza, idushira mu makoperative. Irangije kudushira mu makoperative nibwo batujyanaga Kitabi kutwigisha uburyo kubungabunga pariki. Aho nahakuye ubumenyi. Akarere binyuze mu karere ka Nyabihu nako karamfata kanjyana mu ngando Inkumba, bantoza uburyo busigasira igisenge, uburyo gukora umukorongero. Mu by'ukuri aho mpakura ubumenyi bwamfashije kugera aho ngeze uyu mwanya. Nyakubahwa chairman, mbere nkiri mutoya nagiye mu buhinzi bw'ibirayi. Nahingaga kuri R18 ngakuraho ibiro 800. Ariko ubu ndahinga R18 gasaruraho toni 5. Nyakubahwa chairman, ubu ngubu ndahinga kuri hegitari. Iyo nsarura hagati kuri toni 20 kugeza kuri 25. Ibyo byose mbikesha nyakubahwa chairman, utagutora yatorane. Nyakubahwa chairman, ntabwo nabashije kubona amahirwe yo kugira ngo nige ndangiza amashuri. Ariko mu by'ukuri abana banje bariga, abana 2 bararangije. Umwe wize imyuga akora igisenyi, azi kugorora imodoka, azi gutera amarangi, ubu amaze kwigurira inka, yimaherutse kubyara, yiguriye n'umurima. Ibyo byose mbikesha Paul Kagame. Nyakubahwa chairman, ngize amahirwe, reka nkubwire ibyo nagezeho ni byinshi kandi birasobanutse birivugira. Njewe nabaga mu nzu ifite 4/5 yubakishijwe imigano. Nabwo imigano yari isakajwe imigano, ngiye nagiye kwiba muri pariki. Abwiza ukuri ibi mvuga mu mudugudu Baranzi, mu kagari Baranzi, akarere Baranzi, ndavuga ibintu by'ukuri byumvikana. Nyakubahwa chairman, ubu ngubu mfite inzu nziza niyubakiye mu buhinzi bw'ibirayi n'ibinyomoro, ifite 10 kuri 12. Nyakubahwa chairman, irimo ibirahuri, irimo n'amatara. Nyakubahwa chairman, kiri mu iyo nzu ntoya twakoreshaga utudodowa tugacana ibishamburere by'amapine. Ukinjira mu nzu ukaja kubwiherero ugakoresha ibishamburere. Ariko ubu ngubu ndakanda buto igipamasi amatara gakaka.
nyakubahwa camani, ibyo wankoreye ni byinshi kugeza kuri iyi saha. Ubu mwabinyuje muri RDB, mwaduhaye amatungo y'inka, intama. Ubu mu mudugudu harimo amakusanyirizo y'intuza y'inyongeramusaruro, mwashizemo inkungane. Ubu ngubu ifumbire y'imborera turayibonera hafi, imvaruganda tukayibonera hafi. Ubu intumbero mfite nuko ngiye kongera ubuso, ndashaka ko nanjye nakwigurira imodoka yo kujinjanira umusaruro i Kigali. Nyakubahwa camani, mu nkundire ndeka mbivuge, mu by'ukuri wangeje kuri byinshi. Ubu ngubu mu mudugudu njyewe nyoboye koperative Karisimbi. Koperative Karisimbi nta cicaro yari ifite, ubu ngubu kuva nyoboreye ifite ubuso bwa 18, ifite n'ikigega cyo gutuburiramo imbuto, mwabinyuje muri RDB, kibaje kuduteza imbere. Abaturage bafite aho gutunganyiriza imbuto zabo. Ibyo ngibyo zose tubikesha Paul Kagame. Utagutora yatorana. Narakomeje. Ubu ngubu mpagarariye amakoperative 25 mu karere ka Nyabihu, arimwo abaturage 5,400. Ubu bose bafite intera imwe, badufasha kubungabunga parike. Uwaho parike yari ikibazo, ubu parike yatubereye igisubizo, kubera ko turugukama, niho tujisha igisabo, niho peteroli yacu. Ubu ngubu uvuye ku mupaka ukagera ku wundi, Burera, Musanze, Nyabihu na Rubavu, turabungabunga parike. Kandi twiteguye ku itariki ya 15 Ingoko niyo ngoma, kugira ngo twitorere nyakubahwa camani. Nyakubahwa camani, reka nkwereke ibikorwa noneho remezo umaze kugera. Ubwo ibikorwa byo wangeje ni byinshi, mbaye incumbikira ngo nabirangiza. Reka duhere hano. Urabona aya mazu meza ukuntu ameze, atenga amaraye. Urukuyabona ukuntu atenga amaraye. Ugeze mu mujyi wa Musanzeho ukazamuka, ari umudugudu w'icyitegererezo mu Kinigi, ukongera ukanyura hejuru ukagenda ukikoza ku Gisenyi. Ibintu birasobanutse. Mu by'ukuri nagiye gushaka perime hariya Igisenyi, ngeze kuri sitade rwose, maze hariho kaburimbo, maze nakataga kamoto, moto nkayikata nkayigarura. Ibintu ni uburyohe. Nyakubahwa camani, si ibyo gusa, gukorera abakora perime y'imodoka, kuja muri parikingi ibuni ni minota 7 kuba bishinzwe hano abapolisi, ariko mu minota 3 imodoka mba narangije kuyikora muri parikingi. Mu by'ukuri noneho reka mbahe nkubwire ikindi kintu uko mbere byari bimeze. Noneho mbere twanyuraga mu muhanda Kinigi Kabuhanga, ngiye guhaha hano mu Kinigi ari isoko rya Kinyanda, twaje kuremamo tugiye gushakamo ibyo kurya. Natwaraga igicugutu, naragendaga, nageraga mu Kinigi nguye inshuro zirenze 5. Noneho ibibuye byabaga bishinyitse, umuhanda ushinyitse, imicacu utarora, naje kura mu biganza ngasanga amavu yanyishe. Ariko ubu ngubu iminota 15 kuba mvuye ku karere ka Nyabihu abageze mu Kinigi ngakata kamoto, iminota 15 gusa. Utagutora yatorana. Nyakubahwa camani, abaturage mpagarariye baba mu makoperative mu karere ka Nyabihu, ubu ngubu bantumye ko ku itariki ya 15 Ingoko niyo ngoma, kugira ngo twitorere camani wacu, umukandida wacu, kuko kugutora ni ukwiteganyiriza ejo hazaza. Kuko abana bacu niho bazarushaho kuba neza
utagutora yatorana. Bavandimwe muri hano mwese rero mumfashe dushimire umukandida wacu chairman, tumwizeze ko ku itariki ya 15 tuzazinduka inkoko niyo ngoma twitorere w'imana